Hello guys, what's up? Nizere ko mumeze neza. Ndi kujya ku kazi. Hari video mperutse kubahereza mu by'ukuri mwayakiriye neza cyane, narishimye uburyo mwayirebye, mwakoze share. Thank you so much. Nizere ko ningi nayo muri makeya biragenda gutyo, yeah? Guys, kugira ngo umukobwa umufatishe nta bintu byinshi bisaba uretse gusa gukora ku kintu kimwe. Iki kintu kimwe urashaka kucyumva? Iyo ushaka kugira ngo ucyumve banza ume like. Ikintu cya mbere gituma umukobwa umufatisha nuko ukora ku marangamutima ye. Abasore benshi muratakara pe kubera iki kintu niba utari wagisobanukirwa uburyo ukora ku amarangamutima y'umukobwa, niho duhera tubakunda. Ntago dukunda tugendeye ku bindi uretse umuntu uza mu buzima bwacu akaduha ikintu cy'umunezero cyangwa se ikintu kidushimisha. So icyo nicyo kintu cya mbere, making sure yuko ukora ku marangamutima y'umukobwa. Mu gutangira ikiganiro rero uramwegera, iyo ntego yawe niyo ushaka kugira ngo ugereho mu byo ukora byose n'amarangamutima ye. So ikintu cya mbere ukora uramwegera ukamubwira uti hi, umeze gute, nitwa kanaka, nishimiye kukubona, nabonye waje ndetse muri fete muri ahantu runaka, ati nishimiye ko duhurira muri fete y'umuntu wagize anniversaire cyangwa se ahari hose wahurira nawe. Aho hantu gira icyo havugaho kandi umwereke yuko wishimiye kuba umubonye muri aho hantu muri mwembi, ya? Icyo ni ikintu cya mbere. Ikindi niba utinya kugira ngo nibura utese ndahera he nongera kuvuga ikindi kintu, reba environment yawe aho uri. Ese aho uri niki cyabahuje? Muri mu muziki se cyangwa muri niki cyatumye muhurira aho hantu? Gerageza uvuge icyo kintu. Urugero uri muri restaurant, uti vraiment ngewe nkunda inkoko za hano uburyo baziteka, cyangwa se niba warungurutse afite ifiriti cyangwa se ikintu ari kurya icyo ari cyo cyose, uti ariko ibiryo byawe ndabona bisa neza. Wagerageza nkasaba nanjye ngibyo eske ushobora kubirekomanda yuko nabirya. So mu gihe umubajije ikintu ngicyo nibyo nababwiye, aho ruba ruzingiye ni kuri emotion ze, umufitiye amarangamutima already. So niba uzanye ikintu ubona yuko ari kuryaho cyangwa se ari kunywaho, ukamusaba nka opinion, uti ese iki kintu ndamutse ngifasheho kuri ngewe muri makeya byagenda gute? So umukobwa of course azabona yuko wishimiye ibintu arimo araryaho cyangwa se ibintu arimo aranywaho. So aho ngaho niho uhera umubaza nk'ikibazo, ukinjira aho ngaho nyine urumva ko wafashe urufunguzo rwinjiye, wavuze ku bintu ari kuryaho cyangwa se ari kunywaho. aho ngaho deja wamufatishije ikiganiro, mwahita mugitangira. Ikindi aha ngaha niba umukobwa ari gusoma igitabo, gerageza nawe uzane ibintu bya waganira biri kuganisha ku bitabo, cyangwa se yuko ukunda ibitabo. Library ziri hano ni izihe? Donc gerageza urebe ikintu kiri muri environment yawe aba ari cyo uzanaho kugira ngo mukiganireho. Ikindi aha ngaha wavugaho, urugero niba uyu mukobwa umukurikirana kuri social media ukabona hari ibintu akurikirana cyangwa se ko hari ibintu akunda, gerageza uzane ikiganiro kigana kuri icyo kintu aba ari cyo uheraho uvuga mbere yuko yewe uninjira usaba urukundo. Zana ibyo bintu uzi neza yuko umukobwa akunda kuba ari kureba cyangwa se ari gukora kuri social media ze niba ariho umukurikirana. Ikindi aha ngaha wazanamo nk'ikiganiro kugira ngo umuganirize, wamubaza uti famiye yawe bimeze gute, cyangwa se amasomo ukunda ameze gute, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ibintu ibyo ari byo byose ubona yuko
wamubaza ikibazo ntibibe ikibazo kigusubiza yes cyangwa no, ahubwo bibe ikibazo gituma asubiza ibintu byinshi. So mu gihe uri kumubaza ikibazo making sure yuko umubaza ikintu icyo ari cyo cyose kimwerekeyeho, cyangwa se ikintu ubona yuko akunda, cyangwa se ikintu ubona yuko yishimira gukora like umunsi ku wundi. So ibyo rero nibyo bintu muri make navuga. Muri make niba ushaka kugira ngo utangirane ikiganiro n'umukobwa wakwibandaho cyane, ushaka kugira ngo utangirane nawe ikiganiro nyine ni ibyo ngibyo waheraho umubaza. Ndumva ari ibyo ngibyo gusa twakwibandaho kano kanya mu gutangira ikiganiro n'umukobwa. Intego yawe ya mbere ni uko ukora ku marangamutima ye, ikindi ni uko ubaza ibibazo uzi neza yuko bimwerekeyeho cyane, bitavuze yuko nawe ntago wakwanga kuvuga bicya kuri wowe, ariko iyo wabonye yuko mwatangiye ku exchange amagambo muganira conversation hagati yanyu namwe nawe, so gerageza nawe uzane ibyawe kugira ngo amenye uriwe, kugira ngo muri make nawe yishimire kukumenya, kuko ntago mwakwicara gusa umubaza ibibazo nk'ibyo muri interview bimuganishaho wowe wenyine. Gerageza nawe urebe niba akubajije ikibazo nawe uri tayari kugira ngo usubize ibintu ashaka kuba akuganiriza. Very simple. Kora ku marangamutima ye, mubaza ibintu uzi neza yuko bimwerekeyeho, byatuma muri makeya abivugaho ntabura amagambo, cyangwa se conversation ye ntibe dry. So gerageza uvuge rero ibintu uzi neza yuko bimwerekeyeho, aho ngaho niho uraba umufatishije 5/5. Ndakeka ari ibyo ngibyo. Niba hari ibindi ukeneye yuko naganiraho cyangwa se twavugaho, sigira aho ngaho muri comment aho hasi, kugira ngo muri makeya nze kubategurira iyindi video. Nizera yuko utagenda udakoze subscribe, ikindi ukore share kuri iyi video, kugira ngo uriya musore ubura ibyo avuga ku mukobwa umumenera ibanga yuko nta kindi kintu gikomeye kirimo uretse gusa kumenya gukora ku marangamutima y'umukobwa. Ukunda iki? Ukunda kurya iki? Mu bwana bwawe wakuze wumva inzozi zawe zimeze gute? Aha ikiganiro ntago gishobora kuba dry. So umuha ibibazo uzi neza yuko arahita asubiza kuko bimwerekeyeho. Nizere yuko turi kumwe muri video y'ubutaha. Kora like, share kandi ukore subscribe kuri iyi channel, kuko mbona abantu benshi muraza mukareba video ariko mukagenda muri makeya mutabaye umwe mu bantu duhorana nabo hano 5/5. So ntugende rero urangije iyi video udakoze subscribe. Turi kumwe rero, Imana ibakomeze cyane aho muri hose. Peace, bye.